ndumva mutangerageza isoni ahubwo mama reka mubwire ukuntu ibintu bimeze kambe gukorera isuku hanyuma nawe ujye kureba ko wagira akantu ko mu gikoni utegura dore ndumva batiri yanashizemo umuriro. reka da batiri yashyizemo umuriro ahubwo se singiye icaje kuki utacaginze ariko mbere nawe zikusetsa niyo se ndi kuvuga uri kuvuga iyihe yindi kadadore uzikwinde yafatanye n'umugongo neza neza ese nibyo nari ndi kukubwira. aha ana wanjye simvugo zabubu ngewe mba nsizi wowe kureba nisazi reka nze wamungane ngaho sigara ubikora ngende ndebe uko byaranje ibintu bipange neza ku murongo urumva ntegereje so kuko buriya ntabwo naraye nyuzwe ndabona adahinduka ndashaka ko twakongera tugakora akanama tukabiganiraho neza cyangwa usigara ubipanga ndaje ngiye mu kikoni. Nta kibazo mama. Reka mbe mbikora nawe rwose genda ugire vuba vuba nyamuneka ndumva ibintu bimeze nabi. Uriya mukomeze nkwambaye ikote ryawe umva wa mugabo umva mubwire umva kote ntabwo iriya kote ndarizi neza ni rya rindi oya hoya umva rata nkubaze iri kote rata wariguriye hehe ko mbona risa n'iry'umugabo wanjye ryari kote nariguze na manager akabari yambwiye ko yaryambuye umuntu wanyweye inzoga abura yo kumwishyura. Niko byagenze kumbe ubeshya ngo wari mu masengesho kumbe wari uri mu kabari abateka mutwe abasunda abakote n'abasa none se ntabwo waje unuka inzoga wasinze ugenda utembagara nuka inzoga wazimpimyemo wagiye utembagara waje udatembagara kumbe burya wari uri mu kabari ndakumenye akabagore n'amatiko yanyu muzayagenza muto Sheri kugarutse mu nzira Nzagiye telefone yanjye imvura yanyagiye nyine imvura iri kugwa hano. Ya telefone ndanyene n'umutaka. Akobra Nadine ntiyanezaga umugore kuko kubyo namubwiye. Darikoze. Cyangwa utaka ko nawe utizije kwamba abantu batarawugaba yaje hano kudusura imvura iragwanda umuhagenda witwikiriye. Yesu ndagenda nyagirwa. N'ishati yatose. Hereza nta kundi nese karakazi wabigenze. Bakini. Karari. Naje gusanga rero utarigeze wisubiraho kubyo twe twaganiriye ubushize. None bitewe nuko mbona utari kwisubiraho kubyo twe twavuganye. Ndabona n'undi wakomeje gahunda zawe udashaka kwisubiraho. Ndashaka ko nongera nkakorana inama tugahura tukaganira neza. Cyangwa ngombwa tukiyambaza n'abandi basenga mu nshuti zacu bakatugira inama tukumva niba ari njye ukubangamiye cyangwa niba ari wowe umbangamiye. Arise kubiki byo kuba ujya mu masengesho ntacyo wibwiriza cyo gukora muri uru rugo. Uko ushaka gutumira umuryango si cyane abantu inshuti zisenga nta kibazo ntacyo ubwo nibaza tugasenga reka nzaho ubwo ndaba ntegura mirongo tuzaganiraho ubu yitegura kabisa kuko
njye nabirambiwe. Nta kibazo umugore mwiza. Sawa kabategurira neza. Urakoze cyane. Ubundi sangaje ya mugabo umbwiye ngo araje ngo arunga agiye kureba mwana we narumiwe ngiye buriya ikote ngo bari mutwaye mu kabari ngo ntiyishyura ariko se mana yanjye kuko nzabigenza gute umugabo arananiye pe ndabona burije reka njye kwiryamira rero burije senga amasaha yagiye. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye, Imana isumba byose, Imana y'amahoro, ndagushimye ndaguhimbaje kugira neza bugacya bukira. Mwami Imana nkweretse ibibazo mfite, nkweretse urugo rwanjye, Imana ngo abari ururinda ni wowe uzuriya mugabo wampaye, ndamukweretse nyakubahwa niwe wamuhindura, niwe wahindura amateka. Mwami Imana ukahindura amateka, ukampa kubaka, ukaduha kubaka. Mwami urabishoboye, wahindura umutima we, wahindura imico ye. Mwami Imana akajya muri pozisiyo yawe. Urakoze kuko uri Imana ihindura, uri Imana igira neza, uhabwa icyubahiro, umurindira ahari azamahoro. Nanjye ngiye kuryama, umpe ibitotsi byiza kandi nukuri nkurota Uwiteka. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu, amen. Urakira Oxi. Oxi. Rapi. Organiza biasa zibazikeneye. Nese muduki. Gufasha Wazese ngagufasha. Garange ngufasha. Cheri. Negutaraza nyingi wabyikorera. Nukuri. Urani bundi rero komerezaho nanjye reka nze mbe ntegura ibyo guteka. Ibyo narindi. Reka rumbe murindiriye muri salo gumana n'ibyawe. Uburabuze. Sawa genda ube wicaye nanjye mbanze ntegura ibyo guteka mu kanya ariko ndaba nkugezeho.